none suko iyo babuze kibona abenya abantu bagiye kurira batera inda nizo byaguye gutera inda nese ubwo urumva cyari ikibazo kirimo ya mureba ahanga supanete papa Mbasha byata Bawasama gusa mpeza ko gacuma kanje hano urambwiye amatwi yawe yumvasha umbwiye ngo iki papa Denza agacuma ka agacuma ariko wasomye oya reka nubwo njye niyo niyenda umwere unera mu nda jya mbona uzakubagana oya papa nuko nakubyaza agacuma kanjye kwana narwo umwanya akageze hano gutera ako sha usigaye unyibasha hello yegoye ngo hoya irasambu yo ntago nkeneye kuzayigurisha sha ariko wowe inama zose ubungira no kugurisha gusa nacyo ndakumva hoya ntago telefone iri kure ndi kumwe nayo ku matwi ariko abana biki nose ntunyumva eka nibereye mu rugo ndi nkamwe se sha mpamva ngo muba mu mujyi yegoye ngo wagize n'abuzukuru ariko nawe nuko sha none se oya ntacyo tuzaza kumwitiza uwo mwana ari uwacu se hari ikibazo kirimo uwo mwuzukuru nta kibazo rwose na kashange se ko narumbije uragira ngo nzabigenze cya gihugu cye dore nicyo kwirirwa gisoma agatama kanjye ntacyo ubundi ntiwamenya wagira ngo barakiroze kuva cyava mu mashuri sinzi ibyo kirirwamo kiba cyarakaraze imisatsi ntamenye uko wagira ngo inyoni zakineye ku mutwe iyo mu mujyi se mumeze mute sha ariko jya utaha urebe na sogokuru wawe umenye n'amakuru ese ubwo muzaza muje kunshingura namwe muba mwarananiye yego hoya ni kuwa kangahe oya ntacyo ubwo bagutumiye uwo mwuzukuru tuzamwita amazina ntunoze ko ari uwacu ntacyo bitwaye sawa umva abandi babyeyi ubu bazajya bantumira ngo nanjye umuntu agiye kwita abuzukuru banjye amazina iki ngiki niba intama yaragikandagiye iyo umuntu azagishakira amatovu Byahatari kabere gukwabira nk'ihene va hano Karame papa
yomba sko ububyaye nka kangahe ariko sha ubundi ibi ni ibiki washyize mu mutwe papa ni dread bepi ni biki dread bashyira ku mutwe bibireti ariko sha mbona unaniye pe niko kuva nyoko yava muri uru rugo sinzi ukuntu wigeze kuva wava ku ishuri ukora iki futahiye kuva wava ku ishuri ukora iki muri uru rugo ndahira wasanze zitarya se zararyaga hanyuma wowe ibyo ubirira iki abandi barimo barampamagara ngo nzajye kwita abana abuzukuru babo bamaze kugira abuzukuru wowe wabuze iki bundi uravuga ibyo gushaka se akurwaye amatwi akuswakira ibi bintu ku mutwe ubundi ukaba muzima ubona utananiye bakobwa barya akubanza naraherekezaga abandi sha ese papa wagira ngo nshake imburagihe ese ubu nari nuzuza imyaka uragira ngo umere amahembe wakaterwa amacumu hasoni ni ukwiriye gucunga agacuma kanjye aho nagateretse niko we gushaka nk'abandi basore reba wo kwa nyabyenda ntiyashatse reba wo kwa nkubiyaho ntabyaye kabiri akurusha iki papa nakureka nako ndakura gukura no kuvuga ute imyaka n'ibitekerezo nako ndagira ibitekerezo ushaka kumera amahembe basi ningira 35 papa nyihangana imyaka 5 yonyine nyihangana imyaka 5 yonyine basi 35 bari Rwanda yashatse afite ingahe 21 wowe ushaka 30 n'ingahe ngo ikumarire iki none se ko byanze nzakwambagiriza byarakunaniye wabuze umukobwa kwa Veneranda ntabwo oya nako basi imyaka 5 ariko sha ukubona ntashaje ese kuko wifuza ejo kuzamperekeza nta n'umwana wawe nta nakuzukuru mbonye iyo myaka uhora uvuga wajya ugafata inka hariya ukajya gukora ubuze impano ukuwirirwa uzahirira zimaze iki wafashe inka ukagenda ugakwa hakuse none papa reka nkubaze none umuntu adatinyutse reka nkubaze nzagenda ndajya gutereta nkankamera kakure urw'ubukubiki none se papa nzajya gutereta byarananiye ni njyewe se udashaka ko guhesha ishema nanjye byarananiye ndagenda nakwegera umukobwa nkabura ibyo mubwira harimo ejo bundi naragiye ndamubwira ngo duhure umuntu arancuka urumva acutse papa nkubwira impamvu njye nabitinya nza nkubwiza n'ukuri asenge no kukubwiza n'ukuri njyewe iyo niyumva muri njyewe mu buzima bwanjye mba numva natasha mbikubwiye aho byagaciye ubyumve mba numva natasha reka mwese oya sinabivuze mba numva natashaka reka nzaza n'umukobwa nigire mu nzaza n'umugore nigire mu nzura nibyo bizagushimisha nese ubu ngubu ubana na mama sinabivuze nese ubana na mama none se kuzi ko nyoko yapfuye yitahiye yapfuye ntakubyaye sha wasanga yarishwe n'agahinda wamuteraga ariko sha usigaye usuzugura wabonye umuntu wishwe n'agahinda wigeze ubona ndwana na nyoko papa ndakubaza wigeze ubona ndwana na nyoko ibyo bintu bikura byo kuvuga ngo ahubwo kumbona bakuroze nkundi ibi bintu bakuroze kuko mbona ibyo ntazi ibyo ari byo uretse wii ndi kumwe na papa nawe ufite mu rugo iwacu ukaza kunsura se oya uze
ndahari uze mbona uzibuza amahirwe uwo nindi ni umukobwa twahuye none se uwo mukobwa mupiki ngarashaka kuza kunsura kandi kumishaka muri ntabwo dusengana muri kiliziya mana we papa wamunyakiriye reka ngende umunyakire papa kandi shaka ujye he ninjye aje gusura papa mwahuriye twahurira ku kagezi nagiye kuvoma none se uri hari ikibazo nuwo kwande kwa mugande ntidusangira icupa sha uri umugabo ahubwo utangiye hako se akirasoma wewe urumva udatangiye kumenya ubwenge hasa ko mbona umutima utari hamwe mwagacoka hako sha ntibakuroza papa hako ko mbona umutima utari hamwe ahubwo nanjye papa ko mwanza kwicisha agahinda reka mbigerageze ngiye kubigerageza papa mubwire ngo iki nagira mubwire ngo iki cyewe urumva ndigendera nk'umusaza usigara umubwira ati rero nubwo waje kumusura buriya bamumva naragukunze ari njye ubimubwira se cyangwa ari ubimbwira oya ari wowe nta mukobwa utereka ceja uramubwira ati naragukunze kandi nataramukunze nese mubwire ngo naramukunze kandi nataramukunze ubu mukunde se namwaye he oya ntabyo kumukunda tuzaba inshuti zisanzwe tujyane kuvoma tujyane kwahira tujyane guhinga bizaheraho ariko nta bintu by'urukundo bizaheraho none se ni mushiki wawe ndamwakire hehe mujyane muri saro wawe ufite icyo kibazo isaro si yihe kuzi ko mfite icyumba ahubwo mujyane mu cyumba oya mu cyumba se ugiye gushaka sha harya ngo umubwire mbasha ureke mbanze nushaka ureke mbanze zakujyana njye kukuvuza ntabwo iba ari byo papa uretse ahubwo shaka papa nangiye gukoreka none uyu munsi ngiye gukoreka ko nanjye none undi muzima ibyo wowe umbwira ngo ndi ikiremba uyu munsi ngiye gukoreka ibyo none undi muzima papa ahubwo reba hano ubugiye gatoya noneho azi mbaro reba hano papa reka banze mubaze kugira ngo uzajye uhora umyurira buri munsi ngo ndakuze ariko papa iyo umbwira ngo nakoze inosa bayo hano reba inoso bayo hano umbwire uyu si inosa afite imyaka ingahe mfite 81 ikesha nese inosa so umwana w'umuturanyi ubuse ko inosa katarashaka ngareba inosa uko ngana urafata inosa yarashaje amera nk'urutare Rwanda urafata umwana w'umuteja nkanjye ukamwe inosa kutarashaka ngabazi inosa cyati impamvu atarashaka none se ndinda mbazi impamvu atarashaka ejo bundi ntago najyanye na se tugiye kumuvuza ntafite icyo kibazo ubu ntibamuhaye umuteja bundi ntazaba yashatse Shaza nanjye kugerageza ndabigerageje papa bya bindi twavuganye ku ruhande papa kwa kundi ndabaye nkawe kwa kundi ahubwo wa mukazana wacu se ejo bundi nakubwiye mugive wa mukazana ejo bundi twakurangiye isoko yambwiye ko birimo neza nabi umwana we yaranyubiye abase ko nabafite akavuyo nkuko nabafite akavuyo n'iki agaterwa n'itumira ryari se ahubwo aya ku itariki 24 nawe wari udupfanye iyo tutakugira ngo tugushakire umuti wari udupfanye muze naye byari birangiye rwose ntacyo kanigire ku gasantere ntabwo namenye iby'uriya mwana turagacuma kanje bayakamazemo usanze gashizemo ariko ntacyo wenda nidutahize ubukwe bwawe azatinyuka tumuganiriza ariko agasantere kanye sigaherera agana hebyira ngo dusengukane hajya hepfo ntago ari kure wenda twajyaho tukakubitayo nabiri ntacyo nanjye nari mfitemo sinza nari mfite wenda nk'igihumbi yego kandebe ntacyo shawo watangiye kuba umugabo mfashe gatoya mfitemo igihumbi ntacyo mfashije ntacyo shawo papa ko gahunda yenda gutungana uba muzima sha naho ubundi rwose twigendere
abana b'iki gihe baranyobeye ariko ubwo nawe wakize byaroroshye. Gora papa njyewe mbwira ngo nakungo nzi gutereta ngo nta kintu nzi banze ase ndifata gute kuya ngo ariko se bibi ngomba kwambara nk'umujeni kwa umukobwa nyene reka meze uteye uraho ndakukunda wii ngwino ndi mu rugo nta kibazo Ye umeze neza. Meze neza. Mbaye ukumbuye. Mwese ubabiki. Hano ni musuza. Umeze ute? Havere rwose banza utuze. Oy, ntabwo rwose. Iwanyu baraho? Papa baraho se? Akarora uranunguye rwose. Nese ubu wabaye iki nagusuza aba? Nana karibu mutanga ariko murakomeza abantu bakica. Karibu na papa mbuje kwakira umuntu yambuje kwinjiza umuntu mu nzu papa atarimo. Yarabimbujije. Mungu wa mbere mwera ameze gutya. Nakora kwinjiza umuntu papa atarimo. Inaridaye. Sha. Hari bitu. Nase ndakomeza amagara angare kanigendere rwose ndabona mudakeneye n'abashyitsi. Ariko ngwino twinjire nta kibazo. Nibyo mbangubwira karibu. Bose. None se papa arabizi iki se icyumba cyawe ntabyo ari bumenye wowe kintu oya ntari bitu turicara ahangaha nta kibazo rwose none se ntawe koko numva mfite ubwoba bw'iki bujyanye n'iki none se ubu tuje ku buriri bwa papa kumara oya we ceceka ibyo nta kibazo anagusanze nta kibazo cyaba kirimo none se uko iyo babuze ko abantu bagiye kurira bateranye inda mwiza byaguye ngo utere inda nese ubwo urumva icyari ikibazo kirimo oya ahubwo wowe nugute dusohoka tujya heza yo kugusura turara dusohoka tujya he none se harya ngo turyame yaba rwose waryama yamureba ahangaha supanete ya papa oya rwose njye ndigendeye njye ntabwo nakomeza kuguma ahangaha umeze gutya umuhungu w'ikigoryi gusa ni ubwa mbere ngiye mbona umuhungu w'ikigoryi nk'uyu nguyu reka rwose njye ndigendeye ashwi kangende nzabivuga no mu mateka rwose ntibaba we aragiye se arahacitse se narigize amahirwe mubonye ngiye kumutera inda ntibaba we garuka ewe uyu ni umuhungu bito ewe uriya musaza aricaye ngo yarabyaye ewe mu izina rya Yesu ntunangurikire rwose baba we hasi umugendera ni ikiremba rwose uriya muhungu muzehe amakuru y'iminsi oya rwose njye runo rugo ntabwo nzarugarukamo ndasezeye uriya muhungu wawe n'umuhungu ni igikoryi ni iki cy'ubundi uzi ko ari ikiremba uzajya kumuvuza uriya muhungu ege mbwa we twe yanze no kumakara ibijya mu nzu aya ni imbwa nagende njye ntabwo nzagaruka hano bayi rwose ndasezeye mbivuyemo ishwi akabakobwa y'iki gihe niko sha Byahatari akabyagira ubusa asize amwishe se